va mu kinya wari uzi ko amayobera ku ntekerezo zacu ariyo ntandaro y'umunyururu w'ububata. Wari uzi ko ibanga ry'umudendezo, umunezero n'amahoro rihisha mu mikoreshereze y'intekerezo zawe. Ubundi wari uzi ko abubatsi b'isi bashora menshi ngo utandukane n'ubushobozi bwo kwimenya. Ese wari uzi ko ukuri kubatura kuri mu mbaraga n'ububasha byicaye mu bwonko bwawe? Ntugacikwe n'inyigisho zava mu kinya mutegurirwa kandi mukagezwaho na John Mugabo ku muyoboro wa YouTube channel Va mu kinya. Twagarutse mu gice cya kabiri cyo ibanga cyangwa se umuti wo kubabarira. Nkuko nababwiye, turatangirana no kubanza kumenya uburyo twakwibabarira mbere yo kubabarira abandi. Buriya ntushobora gutanga icyo udafite, duhora tubivuga. Umuntu bitorohera gutanga imbabazi, kubabarira, nuko nawe ubwe aba atarihishurirwa ku bijyanye no kwibabarira we bwite ku giti cye nk'umuntu. Niyo mpamvu twahereye kuri wowe ku muntu ku giti cye, ntabwo turagera aho ukenera kubabarira abandi. Hari itandukaniro rero hagati yo kwigaya no kwiciraho iteka. Kwiga ni ikinyabuzima cyubatse ku ihame ry'ubukure. Kwiga buriya impamvu ari ikinyabuzima nuko gikura, nuko kiriho. Kwiga buriya ubumenyi burakura, bufite kamere yo gukura. Niyo mpamvu ubushakashatsi buhora bukura, duhora tuvumbura, ntibujya bushirayo. Ntabwo wavuga ngo iki cyararangiye twakimazeyo. Ubumenyi ntibushirayo, burakura. Ni ikinyabuzima rero. Ubumenyi, kwiga birarwara. Ubumenyi umuntu ashobora kurwara akagira ubumenyi burwaye. Twarabibonye mu mateka yacu. Hari abantu bakoze cyangwa bashyize igihugu mu ngaruka zo kumenya kurwaye, kumenya kurarwara, kumenya kurapfa, kumenya kurakura, kumenya n'ikinyabuzima. Ari byo twavugaga cyangwa se twita kwiga. Noneho hakaba no kwiciraho iteka. Kwiga ariko nkuko nababwiye ni cya kinyabuzima nabwiraga cyubatse ku ihame ry'ubukure. Ariko no kwigaya cyo ko kukaba kwikorera uburemere bw'ibitakiriho. Tandukanye aya magambo buryo agiye atandukana, kandi nubwo akoreshwa, abantu benshi ntabwo bazi aho ahurira n'imbaraga, kuko ntabwo ari ijambo rimwe. Buri jambo rifite ukuri kwaryo n'imbaraga zaryo buri gihe, aho rikoreshejwe no mu buryo rikoreshejwe. Kwigaya bitandukanye no kwiga. Ni ukwikorera uburemere bw'ibitakiriho, bidahari, byarangiye, byashize, byapfuye, bitagihari. Ariko ugakomeza kubyikorera, kwikorera umurambo w'ibintu, ubuzima bwawe muri pase yawe, ariko ukagendana imirambo yabyo ku rutugu rwawe. Ariko ntibihumeka, ntibivuga, ntibigusubiza, birakuremerera,
ariko urabyikoreye, urakomeje, uracyaganira nabyo, wowe uriho byo byarapfuye, ariko muracyasabana, muracyagendana kandi bitakiriho. Ibyo ni byo kwigaya, guhoraho kubera ya makosa wakoze cyangwa wakoreshejwe n'urugendo rw'ubukure, urugendo rwo gushyika kugera ku rugero rushyitse uriho uyu munsi, wagenze kuva mu myaka 10-20 iri inyuma y'ubuzima bwawe. Amakosa wayakoreyemo, ibyo wakwita nk'ibyaha, amakosa, kudashyika, wabikoreyemo byarashize, ntibikiriho, ariko wowe ubyikoreye nk'ibiriho, uragendana nabyo nk'ibiriho. Icyo nicyo kwigaya, nibyo nita kwigaya, guhoraho, ukikura ubwo buremere bw'ibitakiriho. Hanyuma kwiciraho iteka bikaba kwishyira mu mugozi uziritse ku buremere bwa ya mizigo. Yahashize hawe byose ugenda wikoreye, noneho wageze aho ngaho ubizirikaho umugozi, uwushyira mu ijosi ryawe. Ari byo bita cyangwa twita kwiciraho iteka. Twavuze amagambo kwiga, mugene muyatindeho. Kwigaya, kwiciraho iteka. Ibi ni ibiganiro wigira bihora muri wowe, mu kiganiro cy'umutima wawe ku hashize hawe, bigaragara muri ubu buryo butatu twavuze. Kwiga nabibasobanuriye, kwigaya nabibasobanuriye, kwiciraho iteka nawe. Kwiga, abantu benshi cyangwa abantu hafi ya twese ntabwo tugumana nako. Iki kiganiro ntabwo tugomezanya nacyo ahanini. Twumva ko iki cyiciro turimo kuganira cyo kwibabarira ni gakeya dukomezanya n'iri jambo ryo kwiga, ahubwo tugumana n'ariya abiri ya nyuma. Kwiga yakwiciraho iteka, bya bindi kuba ukaguma muri uko kwicuza, wigaye, ugeraho ngaho noneho utangire you condemn yourself ubwawe. Aho ngaho ni igihe uri wafashe wa mugozi noneho uziritse kuri bwa buremere nababwiye, nitiranyije n'ibyashize mu buzima bwawe, n'ibyapfuye bitakiriho, arizo nzira amakosa wagiye ukoreramo, uzirikaho umugozi uwihambire mu ijosi, utegereje, ugira ngo ahari urimo urigirira neza. Aho ni nacyo kibazo gikomeye cyane, urimo uratungana. Uko bihora, uko utinze muri urwo ruziga, uba uri upfa mu buryo bw'ubumuntu, mu buryo bw'ubumuntu, mu buryo bwo kubaho. Abantu benshi nuko bameze. Umuntu nk'uwo birakorohera kumubona muhuye.
tuba twambaye amakositime, twambaye imyenda myiza, tugenda tuvuga ibyongereza, ibifaransa, ibinyarwanda byiza, ariko umuntu ari muri iyo kasho kuri we, umuntu nk'uwo iyo kasho arimo iteka niyo ashyiramo abandi. Abo muzababona muri bagenzi banyu mukorana, muzababona mu babyeyi banyu, muzababona mu babosi banyu, abayobozi banyu, mu kazi kanyu, bari ahantu hose. Uwo muntu kubabarira, hari abantu uzasanga umuntu ushyira imbere ibihano cyane kurusha kubabarira, cyangwa se akakwihorera. Waba wakoze ikosa akavuga okay, akavuga mu mbabarire, akakwihorera, akavuga aterwa wowe ejo we narakwihoreye, narakubabariye, kubabarira ntabwo byibutsa, ntabwo wamubabariye, uko kwibutsa waramuretse. Ni nko kuvuga ngo cyagiye bwa mbere narakuretse, ugakwiye narakuretse, ubu ngubu ntabwo nkureka. Mu by'ukuri ni icyo ngicyo uvuga, ntabwo wamubabariye. Ntabwo yakugirira igishyika nawe atarakigirira. Kwigirira igishyika ni intangiriro yo gutura cyangwa gusohoka muri uwo munyururu, cyangwa gutura uwo mutwaro w'ibyapfuye bikiri ku rutugu rwawe, bikomeza kukuniga kubera wa mugozi ubiziritseho. Kuko ubwo buribwe, ubwo busharo ugira, uzarebe umuntu barimo kuniga, fata use n'uwiniga gatoya, wumve tension, uburyo ubuzima bwa umubiri wawe wose uhita uba tandi, ku buryo wumva amahoro makeya ahantu hose, guhera mu mutwe, imitsi irarega, umwuka uhere. Uwo muntu uramubona iyo muhuye, iyo muganiriye, mu bayobozi uramubona, iyo akora inama uramubona, uburyo avuga, mugenzi wa, uhita ubona ko uwo muntu nta kindi yaguha kiri hanze y'aho ari. Nibyo nakubwiraga, nta gishyika yakugirira kuko nawe ntacyo yifitiye. Ariko ukibagirwa yuko urimo, cyangwa akibagirwa yuko arimo yiyica kandi yiziza, yiziza hashize hatakiriho. Ugahora muri regrets. Hari umuntu mujya mwicira ukumva atangiye kwimyoza tu, mwaganira, muraganiriye, wenda mufashe agacupa, karahure, wavuga utari buze bimeze, akakubwira pase atari ko ndibuka iki. Abo bantu urabazi, turabazi. Ubwo ni urugero rutoya nshatse kuguha rw'umuntu uri ubarizwa ahantu nk'aho ngaho. Ariko arazira, arapfa, arazira, arababazwa, araribwa, aranigwa, yabujijwe umwuka, yabujijwe ubugingo muri we, nta bugingo ntabwo bwuzuye, arabubuzwa n'ibintu byashize, n'ibintu byapfuye bitakiriho ahetse. Ibintu byitwa inzira y'urugendo rw'ubukure yari arimo kugira ngo abe ari uwo ari w'uyu munsi. Ibintu byagombaga kuba kwakugwa kwa rwa ruhinja, niko kukimukurikira, kwa gusitara, kwa guhaguruka ugasubira hasi, ugakomereka, amaraso akava. Yaravujije amaraso menshi mu rurimi rwe, ndavuga hari igihe umuntu avuga akavuga nabi bigateza ikibazo, arakomeretsa. Nicyo mvuga, amaraso aturuka mu gukomeretsa umuntu, kuko nawe n'izo mbaraga afite baragukomerekeje, kuko nuko ashobora guhagarara, nta zindi mbaraga afite zitari zigwa ngo agukomeretse.
ibyo byose bikagumana nawe. Ibi bintu tuvuga kuri wowe, ibi tuvuga ku muntu ku giti cyawe, ni ishusho y'ibyo ukorera abandi. Iyo umuntu cyangwa mugenzi wawe akoze icyo wita ifuti, icyaha cyangwa amakosa, ntabwo akenshi aba yakuye mu mahitamo yuzuye ye, ntabwo akenshi aba yakuye mu gihagararo gisendereye ubutungane cyangwa se umucyo w'ubushobozi n'ubushishozi nyakuri w'isanzure ryo kumenya. Ntabwo aba ari habikuye. Akenshi iyo mugenzi wawe agusubiranije uburakari cyangwa se ubushari, akenshi ni uko agaburirwa cyangwa asanzwe agaburirwa n'umuzi w'ubushari ushoreye mu mutima we, nk'uko igiti kigaburirwa n'imizi yacyo. Buriya igiti uko mukibona kirya ibivuye mu muzi. Nawe karite y'iki giti ibiri butunga igiti iraturuka kuri karite y'aho imizi ishoreye. Abantu benshi muri twebwe aho twashoreye kuva tukiri bato, kuva mu rugendo rwacu rw'ubukure, aho twasanze duteye, nk'uko igiti kidahitamo aho giterwa. Abantu benshi ntabwo twahisemo kwisanga aho twatewe, aho twashibukiye. Hari igihe wisanga aho washibukiye, warashibukiye mu bushari. Mwe mugahura n'umuntu hanze hano ubona ari igiti nk'ibindi biti, ubwo ndavuga ari umuntu nk'abandi, umunyarwanda nk'abandi, mwiza nk'abandi, utafite ubumuga bugaragara ubwo ari bwo bwose, ariko yavuga ubushari bugasakara ahantu hose, yasubiza, yareba, yakora, ubushari bugasakara ahantu hose. Nuko n'ubundi imizi imutunze, itunze umutima we, itunze ubugingo bwe, ishoreye mu bushari. Nka cya giti navugaga kitahisemo aho gitererwa. Nawe akenshi uzasanga atarahisemo nk'uko nababwiye aho yavukira, ntabwo yahisemo amateka azakuriramo. Abantu benshi bisanze mu mateka, abanyarwanda twisanze mu mateka y'ubushari kubera ko atari amahitamo yacu cyangwa y'ababyeyi bacu. Hari ibintu byinshi tudahitamo muri iyi si, ariko tukabyisangamo. Noneho bikaba kimwe mu masoko amasoko agaburira dushoreyemo. Uko rero atari amahitamo ye bwite kugira ngo ashorere aho ngaho, ni aho ngaho ukwiye guhera intambwe ya mbere yo gusobanukirwa. Apana kumenya, gusobanukirwa. Nk'uko nawe bya bindi twahereyeho, ya nzira yawe y'ubukure, ya nzira yawe y'amakosa yo kugira ngo ube uri uyu munsi, amakosa wayakoreyemo, falling short, nakomeje gukoresha iryo jambo, byagiye uko guforinga short kwagiye kuranga inzira intambwe zawe z'ubukure. Nk'uko nawe ukwiye cyangwa ugomba gusobanukirwa ko atari amahitamo yawe. Ntabwo we wahisemo, ntabwo wahisemo ngo uvuge uti dore ukugenda neza nguku,
ariko ngiye mpisemo kugenda nabi. Oya, nuko nta yandi mahitamo wari ufite. Mu isanzure nta mahitamo ahari yandi. Ni ugukora amakosa, ni ukugwa, ni ukuva amaraso, ni ugukomereka kugira ngo tugere aho tutagikomereka, aho tutakigwa, aho tutagikora amakosa, aho tutagisubizanya ubugufi bwinshi cyane. Hari umuntu njyana nababona mu bandika hano, kubona umuntu yanditse ibintu birimo ubugufi bwinshi, nta butumwa burimo, yanditse yataka, atukana, ukabibona ko arimo gustruggling, arimo ni rwa ruhinja rugerageza kuvuga, ariko nyine akavuga ibintu bijyanye bitumvikana, wowe udashobora kumva nk'umuntu uri ku rwego runaka, ariko arimo kugerageza kuvuga. So numufata ukamukubita ifuni cyangwa inkoni, urabuhemuka, ugira nabi. Nta yandi mahitamo meza afite. Yavuze ngo ntago yavuze ngo ngewe dore nari mfite guhitamo kuba muzima mu rurimi, mu myumvire, mu bitekerezo, ariko mpisemo kuvuga ibidashyitse, kubivuga nabi, gutekereza. Oya, ntayo. N'ibindi rero ni nk'uko nguko, kuko buri ntango iteka itangira bikomeye. Intango iragora, intango irakomeye, intango irimo ibikomere byinshi. Intango yo kubaho muri iyi si nta mahitamo tuyigiramo akenshi, nta mahitamo y'ubushara abaho. Uwo muntu guhita umuciraho iteka ni ukwiyibagizwa ko asanzwe yari atuye mu gihano already afite cy'ubuzima muri we, atujwe mu gihano. Ugiye kumuhana nanone bwa kabiri. Ubwo bushara abamo, ubwo bushari akomeza gusharirwa n'ubuzima, ko kuntu yikoreye uwo muzigo ni igihano. Ugiye kongera kumuhana. Uwo mwana urimo kugwa hasi, yaguye, arasenutse, uramukubise, already uramuhanye kabiri. Yahanwe naho ari na process irimo iramuhanye, kuko arababaye, arimo arava, cyangwa aravunitse, cyangwa none uraje wongera urakubise. Ntabwo akenshi tubitekereza, ariko ni amakosa. Umuntu agusubiza nabi, sobanukirwa ko ari mu gihano. Reka sobanukirwa already ko aragusubiza nabi, kuko muri we nta biryoshye birimo, kandi nta mahirwe yagize yo guhabwa amahitamo. Numusubiza nabi nanone, numutuka nk'uko yagututse, numwita ngaho kubabarira aho gushibuka. Reka twongere tugaruke mu gice gikurikiraho cy'iki cyigisho, ibanga ryo kubabarira.